se caca uwo mupfumu ni wahe akora vuga ngo nje mbanziranye n'abantu bankura mu ibi bintu iri iwacu mu Rwanda se mu Rwanda mafite umuntu twabanaga mu ikipe uri kubyumva w'inshuti yanjye magara umupfumu banza ari kujutega amati wumva mbwira baba w'inshuti yanjye magara mbwira ikintu icyo ari cyo cyose akaba atahakana urumva sibyo niba icyo urimo mugire wese uri tayari mbwira baba nabyo nabinyuza mu zindi nzira ngewe mbwira nivugura cyane nivuguta uwo mupfumu nyine mu ndangire umva rero nkubwire mfite umugabo wanjye ufite ubwenge uba mu Rwanda nasizeyo witwa Gasongo twabanaga mu ikipe ukanuba amaso ngo ni wowe se mvuze nawe uri muremure mvuze ko mvuze Gasongo dufitanye gahunda nyinshi umugabo witwa ndi hano kubwa gahunda umugabo witwa igihumbi cy'idolari gutya mu Rwanda ubundi nawe dore ngo harahi nanjye ni gutya abazamu birya mujya mumbwira cyaca ku muryango ngo umva bazunyumva ni gutya ndakubaza uwo muntu uvuze yitwa aka kazi k'ubupagasi ureka amabwa nose dore ndi mu rugo sinabonye uzi gufura nose wa Gasongo n'ubupagasi nera uzajya ufura sinyamba gufura na data bush nyaboneka banze nyumva ikintu ukumbaza uwo Gasongo mwiriwe aba hano yo mwiriwe muyobozi umeze mute yewe turashima Imana ni karibu yego muraho neza muraho cyane uyu munsi ntimwagiye mu mirimo bite nawe uyu ni Keira niba ntibeshya yego niwe uri mama we Keira reka umuzanira agatebe rukanga muzanira agatebe yicaye gitendi mama bari muraho ko ntajya mbabona mu nama z'imidugudu ko mutitabira inama za leta mwe mubarizwa he njyewe rero nayo maze iminsi rwose mfite ibibazo kandi bikomeye niyo mpamvu rero mushyirire hano mushyirira ibyo bibazo se ko tutabimenye nkatwe abayobozi wabituye nde washoboye kugufasha hano cyangwa yicaye ibyo bibazo wabituye nde ko dufite abayobozi mu nzego zose hari umuyobozi wabashe gushyikira akagira icyo akumarira njyewe rero ukuntu byagenze nahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu minsi yashize yewe rwose ku buryo ntabwo nicaraga yewe nicururizaga isambaza nkajya aho hepfo ku mwaro nk'abakamya isambaza nkaza nkacuruza umwana wanjye yarigaga ubwo yari ageze mu wa gatandatu wa primaire hano hepfo amakuru se dufite yaba ahuye n'ukuri gute uyu mwana batubwiye ko afite ikibazo cy'uko yafashwe ku ngufu ntiwamujyana kwa muganga ayo makuru nayabwiwe na directeur wowe ayo makuru hari ayo ufite ko witse imitima burya nawe uhisha uwahishaho umwana wanjye kuko bamufashe ku ngufu uraceceka urabyihererana uraza uraryama urasinzira ntabwo nigeze mbimenya naraje sanga umwana ameze gutya ameze nabi umwana amaze kubikubwira ntacyo wakoze njyewe yabimbwiye muri iyi minsi uko mubimenya niko abantu bose bambwiraga ngo kugeza uvuga abantu bose bamenye inkuru zawe wowe utarazimenya ubana n'umwana umwana yaraje ararwaye ndatangira mwahira imiti kuko hari ibintu mbona bisanzwe nyuma yaho umwana arakomeza aragira akajya yishima hasi akagira gute nkazana imiti nkamushyiramo nkamugirira gute umwana akaruka akagira atakamirwa nawe umuriro ukamurenga nkajya kumwahirira umwana nkamuzanira byonyine wongereye ikibazo mu kindi ntabwo icyo kibazo ari icyo kwahira imiti ya kinyarwanda ninde wakubwiye ko imiti ya kinyarwanda ivura umwana wafashwe ku urumva ntago nari nzi ko yafashwe ku ngufu rwose muyobozi hoye umwana yaje kubimbwira haciye hafi nk'ukwezi n'igice mbona umwana ari kubora pe ndagira ngo nibarize uyu mwana kuko urabona ko n'ubu ataramererwa neza niko Keira byagenze bite vuga se vuga aho ngaho nyine cyane yaraje mama yagiye ari mu gitondo nari ndi kwitegura ngiye gusenga ko muzi ari umurobyi abaye umupfumu gute ntumbaze amagambo menshi cacana mbwira ntumbaze amagambo menshi cacana mbwira utaza kubona ingara y'umugabo ahantu
utaza kubona ingari y'umugabo wawe ndakuraburiza ibaze kuntu uri umusazi ndakuraburiza akinyenyenyesho ndakuraburiza aho yigiye urahazi aho yigiye nyine urahazi Gasongo nzi ni umurobyi ntabwo yigeze aba umupfumu Gasongo uzi ni umurobyi nose Gasongo uzi bose n'abarobyi nuko nzi wanyu nkaba nzi n'uwo Gasongo arinde uri kubeshya ngo ufite umupfumu cyokora ubugoryi buracyakurimo igihe wamaraga gufata visa uzawanjijiwe igihe wamaraga gufata visa ukaza mu gihugu cyo mu mahanga nuko haba nk'umuhanga ukareka ubugoryi ugaterera hasi uraho ngaho ntabwo utuburira amabuja ngo mbyemere ku bugoryi uzoze ibyo uri umukozi hano uri umuzamu hano ntabwo utuburira amabuja ngo nyine sibyo ubucucugira ubu uzoze ibyombo kugeza ryari zabyoza ngeze ryari noneho koza ibyombo kwangiye nicyo gitumye uza tukube gatatu njiji ibintu bigende neza nicyo gituma uza kubeshya amabuja ngo ufite ubundi uhera he neza abarobyi niba aba dogiteri uri umusazi bavuye hose none mu gihe cy'ubushomeri udafite icyo wigenda umudogiteri ko yandikisha ikaramu yandikisha umuraga ndakubaza cyokora mugira amagambo ibi bintu byabereyemo hariya wowe washobora kubikora banza ndebe ibintu ubwo hamabuja ari bwoko Acana urica amabuja waranindagiye dore ibi bintu n'ibyica kwacina ndazambeshya sinjya ndoga uri busha nabona wirambitse ahangaha kaka nyenyesho uwo Gasongo wagwaye uwo muti nkwiye kumumenya ukore kumumenya nawe warwaye se ndamumenya kuko uri kugenda ugatuburira amabuja ngo ufite umupfumu wowe ntase nawe mfite ntawe ufite Gasongo nzi ni umurobyi ni umurobyi nawe umenya cyane mfite ubwe naje hano yaraje gushaka mama nyine kuko afite amafaranga ya mama yego yansaga hano nyine abuze mama cacana yo kagwa muri ariya mazi yirirwamo none se yaguhoraga amafaranga ya mama cyangwa mwari mutuye mukundana ntabwo yigeze akundana n'umwana wanjye oya yaraje ngo arambura kubera ko urabona mu minsi yashize mama je ntiwabimubwiye nta kintu yigeze ambwira yambwiye ko nibivuga uwo mugabo mwihorera inzego ziramukurikirana nyuma yaho byagenze bite mama ntabwo yigeze gutwara kwa muganga wagumye aho gusa ndumva iki kibazo kiremereye nyine yarabimpishe cacana twe tumaze iminsi dufitanye ikibazo kimeze gute rero urabizi ko naje gutanga ikirego cy'abantu banyamburiye hariya nagendaga kamisambaza z'ibihumbi 25 nkacuruza nkejo nkagenda nkamushyirayo nabonye tukabara cyangwa nkaba nayamaze nkamuhereza rwose isambaza ze nanjye nkagira akanyungu nabona nyuma rero yaho nibwo banyambuye mbura amafaranga ndagenda ndabimubwira namwe ndiye nabuze amafaranga ariko mfite ibishyimbo reka shakisha ukuntu nabigurisha nari naragura na mituwere mbese ibibazo byase bisa naho binziye hamwe bibaye byinshi kuri njyewe nyuma yaho nibwo rero inje usanga umwana arwaye arakomeza arabimisha nkashaka imiti nkagenda njya kugira gucishuro nkongera nkagaruka gutyo nyuma yaho rero nibwo bahise babimbwira umwana abimbwiye nta n'iminsi nine irashira abimbwiye uyu mugabo yakoze amakosa ariko nawe ubifitemo uruhari kuko ubuzima bwawe wabutaye mu mafaranga uyibagirwa urugo oya ntabwo ari ukubuta mu mafaranga ngo nibagirwe urugo muyobozi nawe bivuze nabi none se nguna ari kwicarana nawe nta mituwere mfite nta kintu ufite na kimwe hangaha hanyuma nkicarana nawe nkamuvurisha nicyo gituma inzego zihari wagombaga kumenyesha inzego zikwegereye bakagufasha ntabwo ikibazo nk'iki wagiranye nabo mukorana imirimo n'umwana ubuse ku byose byakugwe hejuru akaba nta gisubizo wabonye birarangira biti abantu bameze nkawe nuko mutajya mwitabira inama za leta ngo mwumve amabwiriza mumenye ibyo leta ishoboye kubafasha n'ibyo namwe musabwa kuri leta ariko humura njyewe ndumva uyu mwana nkwiye kumutwara kwa muganga tugakurikirana uwo mugabo ariko nawe wisubireho ngiye ko ntari nabona amafaranga niba nca amafaranga ndayakura he rwose muyobozi ivyo navyo turabikurikirana kandi nawe ushaka uriya mugabo mwicare murebe uburyo ikibazo mufitanye kirangira naramubuze yaracitse nawe uhari tuzamubonaho umunani cy'inzego zibereyeho ngwino ujye reka yoge genda ukarabe wambare neza uze nkujyane kwa muganga ndakwiyamye umva ndakwiyamye nani na deje databusha nyinjiza hano wari uhari ntago nari aho twahuriye urahazi nani na deje were cyane umva cacana we make njo mwendo ki pole njo mwendo ibyo nabyo urabizi ibi birakurora
ebi ibi birakurora ebi byandola wene nibuloka yira mabuja nyesho umugore wawe uringana nawe cacana lindi we munyana uringana yindi ya mulume cacana we ibi bikureba ibi hiki nibi cy'uruguhama ariko ibi bintu byitwa amabuja ibi Ibi- nyine ubonye bitwaye iki harya iki cyatsi bakiri Zana hino, zana hano. cacana we Uvuga mu iki itaka, cyatsi udakora, bakiri udakora. urusorwiri no iyo rubaye rwo urusorwiri Urusorwiri rwa wawe? mabuja cacana we ngira wa kasongo niwe nshaka kumenya ndashaka kumenya ubwo ushaka gasongo kuzica umutima ushye gipangu ngira gasongo kuko gasongo muzi ari umurobyi abaye umupfumu none ubu ngubu cacana we mbwira yokoyo ko wacuruzaga amavoka Cacana ubu mbwira. nturi koza ibyombo none se amavoka n'ibyombo bitandukaniye kuba wacuruzaga amavoka ubu nturi koza ibyombo byose si none akazi kuba yararobaga kuki ataba umupfumu yawe cacana ufite amagambo mu uwo mutwe none se cacana we Imbere. umupfumu wacu ndamubonye cacana muri izi dugiri mu mutwe wambwiye cacana kandi humura ntacyo kibaye ubwo inzego zahageze biragenda neza muyobo nukuri murakoze sinabona ikintu nabashimira urumva byajemo mu bujiji numvaga yuko rwose umwana arwaye nkuko yaba arwaye asanzwe arwara nkaba namuvurisha imiti ya kinyarwanda agakira ntabwo nigeze menya ko yamufashe ku ngufu yarabimbwiye ko namwinginze kenshi ni mwana wanjye ko numva amakuru ari kusanga byagenze bite akambwira ngo ntago ari byo wa mubyeyi we nabonaga uri umuntu ujijutse kuko ubuzima ubayemo ubwo ushoboye gutunga umuryango bwari bwiza warujijutse ariko jya wita ku bana we gushyira ubwenge n'imbaraga zawe gusa mu mafaranga ngo wibagirwe n'umuryango kandi ibibazo byose ugize jya wegera inzego zikwegereye umuyobozi zigufasha nataha wenda nta kintu ufite hanyuma iyo mituweli nkayigura iki nataha ibishyimbo byanjye wenda batabiguze bikiri mu murima ibyo ngibyo byose nkabikura he ubu se nicare hano nibura n'igihumbi nabonaga cyo kugira ngo turye n'ubugari hanyuma nicare hano nicarane ku mwana jya ujya mu kazi ariko nutaha ugire n'isaha imwe ebyiri wicarane n'abana ubabaze ibyo nta bana benshi ngira n'uriya wenyine nyifite kandi yari umuhanga mu ishuri ni gute akunanira ari umwe none ufite ntabwo yigeze ananira pe ntabwo yigeze ananira ni ukubera uwo mugabo waje akamufata ku ngufu umwana agaceceka ntagire ikintu ambwira yananiye gute se urabona ari umwana warwingiye cyangwa warwaye bwaki iyo nawe muba mwumvikana wari kubuza ikibazo afite kuko iki kibazo cyaramenyekanye abana bahisha ababyeyi ntabwo bizi byihorera abana bangana muri ruriya rungano ubu se ko uriya ushinzwe ngo nimba ari iki yaje ko twahuye mu nzira akambwira ko yaje aha ngaha akambwira ati namwinginze yananiye gerageza ubutaha uba inshuti n'umwana aho kugira ngo witwe umubyeyi gusa jya uba n'inshuti n'umwana rero reka ubwo umwana aje tugende nta kibazo reka ngaho ndenze irembo reka nkurenze irembo basomeza yewe nanjye ndaho yewe mpamagaye nagushakaga da uracyari wa gasongo nzitse cyangwa yarahindutse urandenganya wa muntu nose ko nguheruka nkiri mu Rwanda urumva amakuru yawe naba nkiyamenye ute gasongo timaya yewe nanjye narinda aho none se amakuru ndi kumva ameze utabimeza bite wowe umva se tega amatwi nkubwire hano hari umuzamu dufite bita cacana cacana se waba umuzi rero mbona umuntu abaraje nuwa kigufi ukuntu yewe nuwa wa muntu we cacana ejo bundi mbona araje akomanze hano nkorera mu gukomanga turamukingurira bamuha n'akazi kuko hano bari bakeneye umukozi amatima arakumva ko mabuja atabyara yahise avuga ko afite ngo umupfumu ngo bita gasongo nahise mwegera
ndamubaze se cacana uwo gasongo uramuzi arambwira ngo ni gasongo timaye ndavuga ati uwo gasongo timaye ko muzi ari umurobyi timaye abaye umupfumu gute arambwira ngo mpiruka inzira muke ubwo rero ngaho amakuru afatitse rero ndeba uko bimeze cyangwa se wenda niba ari nabyo nanjye tungushakireho ubuzima cacana tubana se mu izina rya Yesu tukaba tubana n'umunyabyaha umeze utya akaba aje yitwaza ko umupfumu ugiye kutuvura yewe urakoze cyane ahubwo mpaye amakuru yihuse ubwo nanjye rero kuri amafaranga agiye kuduhereza yego byandi make agiye kuduhereza namubuze gutyo ndi kumushaka gutugabura ayo make agiye kuduhereza ubu ngubu nanjye gusa nanjye reka tubijyemo turebe ukuntu twamubona nimba ikibazo uko kimeze rwose ngo iyo mbishaka inzego z'umutekano zari kuba zaje nawe zagufasha ukatubwira ahantu ari naramushatse ndabura nuko wowe tutajyaga dukorana cyane utari uzi no mu rugo ariko yarahemutse umva ariko ni hahandi nta muntu wishe inzego z'umutekano aho ariho hose azafata nanjye birambabaje cyane pe birambabaje kumva yaraguhemukiye bigeze aho ngaho uzi umwana ibirwara basanze yaramuteye kanigendere nyine gusa wowe ntwagufata izi nimero se nimero se ndazishyira hehe mwuka byaramwe reka ahubwo nguhereze izanjye basuze kumpipa kuko ni wowe iteka ryose mba nkubona hari ibyo rwose nta kibazo kugira ngo wenda nanjye mbikurikirane nze kuza pipa iyanjye nayisize mu rugo barayibye kandi irumva ndakavugana n'umuntu kagahita kazima nikabwiriza ku muriro yego iyangerwa 47 nihagira amakuru umenya kuri ibyo ngibyo ndakubwira kandi bidatinze aha urawufashije nawe umutekano kuko mu kanya gato yazafatwa aho azajya hose komeza wihangane sibyo komeza ubyihanganire pe nyine uzaze nawe usure urebe nuko umwana ejo nzaza kandi nzaguha amakuru ashimishije nk'iki kibazo yego ni hahandi uzafatwa gahinda nteye uretse babuja abe kuya nikwambie mina kuya mama abe na deshi sai mtu wa Rwanda niniiti ndio akanipa mahabari ndio ya huyu Chachana ndio nilikuwa naye hapa nikamuuliza akaniambia Chachana muko naye nikamwambia ndio tuko naye ndio akaniambia Chachana alitoka pale Rwanda iko na makosa lakini akakuya kwenu. Makosa gani Chachana alifanya? Chachana huyu zamu wetu alikamata mtoto wa watu akamubaka. Yesu. Mtoto wa miaka 15. Jo vile Chachana kaona batamubaka batamubeba akakuya huko. Jo vile mamangu. Yesu. Kama tabakiana na Chachana, kama tamubeba Rwanda siyo. Mimi njo vile waliniambia.